Muri iki gihe abantu benshi bashaka kubaho neza kandi bafite ubuzima bwuzuye, bumva neza akamaro bashobora kungukirwa no gutekereza buri munsi no kwiga ibitabo byubaka. Ariko ntibashobora gutabura neza uburyo kwisuzuma no gusesengura inzira zo mu mitekerereze n'amarangamutima, ubwabyo nabyo bishobora kubafasha gutera imbere mu bice byose byo kubaho kwabo, cyane cyane mu kugera ku ntego zabo z'umwuka. Yananda, umuhinde w'umumonko wigishije cyane ibijyanye no kwitekerezaho, rimwe yavuze ko kwisesengura by'ukuri ni ubuhanzi bukomeye bw'iterambere. Waba warigezeho ngo ushaka guhinduka umuntu mushya? Waha ikaze muri Universal Language y'uno munsi ku Nzovu TV, maze usobanukire ukuntu wawe mushyashya. Njye wumva ni Max Paro, nongera kubitsa gukora subscribe uwo munsi. Uyu munsi tureba kwisuzuma no gusesengura inzira zo mu mitekerereze no mu marangamutima, introspection. Ese bikora iki? Byadufasha iki? Byatugezahe? Ese bikorwa bite? Nkuko washyizeho umwanya wo kwiyuhagira, kurya amafunguro yawe no gukora siporo, kwisuzuma no gusesengura inzira zo mu mitekerereze no mu marangamutima nabyo bikora ibyo bintu uko ari bitatu ku bugingo bwawe. Iyo ubikora wiyezaho ibitekerezo bitubaka, ukagaburira unubaka ubugingo bwawe, kandi ukoresha uburenganzira bwawe bwo gutsinda ingeso mbi zawe. Mu buzima bwacu buri gihe akenshi twumva ko turi mu nzira. Biroroshye cyane kuba twazitirwa n'ibisabwa kugira tutica akazi kacu, twite ku miryango yacu, cyangwa ibikorwa byacu byinshi, twarangiza tukibagirwa kwitekerezaho ubwacu. Tutabanje kujya twisuzuma no gusesengura inzira zo mu mitekerereze no mu marangamutima buri gihe, dushobora kunyura mu buzima bwacu bwose tutazi ubushobozi bwacu bwuzuye, bityo tukajya duhora dusubiramo amakosa yacu ya kera buri gihe, tukamera nk'abo Yananda yise psychological antiquities, abantu bagifite imitekerereze ya kera, abantu bagengwa n'ahashize. Ibuka, si itegeko ko ugomba guhora uteye uko uteye. Ushobora guhinduka, ushobora kuba undi utandukanye n'uwo wari usanzwe uri, ushobora kuba wowe mushyashya utandukanye n'uwo wahoze uri, ukaba ishusho y'Imana. Buri munsi ushobora guhindura uruhu rwawe rushaje ukibona uri kuba wa wundi wahoze urota kuzaba we, umunyabwenge, umunyamahoro, umunyamunezero, umunyarukundo, kandi ukabaho unakunzwe. Kwitoza uburyo bwo kwisuzuma no gusesengura inzira zo mu mitekerereze no mu marangamutima biroroshye kubikora. Icyo byagusaba wowe gusa, fata iminota mike buri munsi kugira ngo wirebe wowe ubwawe, unyuze amaso mu byabaye wiriwemo ku munsi n'imikoranire yawe n'abandi, kandi urebe uko witwaye muri ibyo bihe bitandukanye byose. Intego ni ukumenya n'iyihe myitwarire ushobora guhindura neza muri wowe. Ni ukuvuga kumenya imyitwarire n'ingeso bikuza kwerekana ubushobozi bwuzuye bw'ubugingo bwawe, cyangwa imico n'imyitwarire bikuza kuba wowe mwiza. Ukimara kwiga kwisuzuma no gusesengura inzira zo mu mitekerereze no mu marangamutima, uhita uhinduka ako kanya, ndetse icyifuzo cyo kuba mwiza no kwikosora bivuze kuba wahindutse. Imwe mu nzira ya mbere nziza kandi yagufasha kwisuzuma no gusesengura inzira zo mu mitekerereze no mu marangamutima neza ni ukwibanda cyane ku byiza, kujya utekereza cyane ku byiza. Bisaba imbaraga kwisuzuma no kwisesengura bya nyabyo. Iyo urimo kwireba wowe nyawe mu ndorerwamo y'ukuri ikwereka ukuntu uteye n'imico yawe n'ibyo utekereza, akenshi uzasanga uko uzibona utazabikunda. Ikintu gikunda kugora abantu benshi iyo batangiye kwisuzuma no gusesengura inzira zo mu mitekerereze yabo no mu marangamutima, ni ukumva basa n'abaremerewe n'ibintu baba bagiye kuzacamo, bibaza ukuntu bazareka imico y'ababasi. Wakwibaza ngo ni iki cyatuma utagira ibyo byiyumviro biguca intege? Yananda yavuze ko aho kugira ngo wibande ku makosa n'imico yawe idatunganye wibonyemo, ahubwo uzibande ku mico myiza n'ingeso nziza wifuza kwigaragazamo. Uvuga ko usanga akenshi urakaye. Ntugatakaze umwanya ubitekerezaho cyangwa ngo wirenganye ku bw'ibyo. Ibutse ko mu by'ukuri ubugingo butunganye. Uhite wirukana uburakari n'urwango wifitemo, n'ibindi byose bidafite shinge na rugero bikuza amahoro muri wowe. Nurangiza uvuge ngo uyu ntabwo ari njye rwose. Noneho wemeze ikinyuranyo cyiza ugomba kwibonamo, wibonemo umuntu utuje, umuntu wuje imbabazi n'impuhwe, n'ibindi byinshi biranga umuntu uremye mu ishusho y'Imana. Nurangiza wibwire ngo uyu ni we njye, nuko nteye.
Uru rugendo rwo guhinduka burundu ruri mu bice bine bikurikira. Icya mbere ni ukwitegereza ukamenya imico idahwitse yawe ushaka kureka. Icya kabiri ni ukwiyemeza kureka iyo myitwarire mibi ugafata indi mico myiza. Icya gatatu kudaha agaciro ibyiyumviro byose bifitanye isano no kwicira urubanza no guhora wicuza amakosa yose wakoze, ahubwo ukabibonamo nk'amateka. Icya kane ari nacyo cya nyuma ni ukwemeza imico myiza izakuranga itandukanye n'imico mibi wamaganye muri wowe, ndetse no kujya imbere mu mitekerereze y'ubwisanzure bwawe bushya no guhindura kubaho kwawe. Nansoreje universal language y'uno munsi gushimira we twabanye. Nkomeza kubitsa gukora subscribe uwo munsi. Yeni Max Paro nk'ibisanzwe, naho utamuri universal language y'ubutaha.